Umukozi niko ari gusuka amazi mu kirahure kugira ngo mabuja we aze kuyifashisha. Nyirabuja nawe ari kurya, ndetse ako kanya uyu mudamu uri kurya ibyaje kumbaho ni ibingibi. Yatangiye gucira hasi, ndetse amazi uyu mukobwa yaramaze gusuka mu kirahure ahita ayamumenaho. Ni nuko byagenze. Umukozi uri ahangaha yatangiye kujabama gutya bitewe nuko nyirabuja yaramaze kumumenaho amazi. Ati n'undi munsi mu gice cya mbere twasoreje ahangaha, ndetse uyu mudamu ari kubwira uyu mukobwa, uyu mukozi we, ati n'undi munsi hita utegura amafunguro vana bwangu, ntuzongere kungaburira ibintu bimeze gutya wanjishiwe, wagicucuwe. Nongeye kugwa ikaze muri episode ya 2. Iyi niyo dutangiye, uze kubana nanjye ugere ku musozo wayo, uze kwirebera rwose amaherezo y'ibi bintu. Ese biraza kugenda gute? Uyu mudamu yatangiye gutuka uyu mukozi, ari kumubwira nabi. Ati wowe wiyemeje kungaburira uburozi, wowe ninde gutumye basi ngo uze kunyica? Ninde wowe waraguhaye icyo kiraka? Ndetse uyu mukobwa byaramucanze rwose, yabuze icyo asubiza. Ari wowe wisanze muri situwasiyo, wasubiza iki? Tekereza rwose. Uyu mudamu ati wiyemeje kunyica, nta kindi kintu cyakuzanye mu rugo rwanjye ndetse kungaburira uburoro. Gira vuba bwangu utegure andi mafunguro, kuko rwose ntabwo njye nakomeza kurya ubu burozi wanteguriye. Nta n'isoni wakagoryiwe. Uyu mudamu yise agenda ababaye, agenda atameze neza. Umukozi nawe yasigaye ahangaha ari kwibaza ibintu bimaze kumubaho, byamucanze. Ati mabuja ko yahindutse, ko mabuja atakivuga neza, ko mabuja atakigira umutima mwiza, byagenze gute? Ese ubundi amakosa nakoze ni ayahe? Kuba natetse ibirungo ko n'ubu bisanzwe asanzwe abirya, ko zineze yuko ku bitaro batigeze bamukura ku birungo n'ubundi asanzwe abirya. Mabuja rwose yahindutse, ni ukuri pe. Mabuja ntabwo nari nsanzwe mbona yitwara gutya, amennyeho amazi. Ubu sinabwo yabonaga yuko iyi myenda nambaye ariyo yonyine mfite mu gihe indi nayo nayimeshe. Tebere uyu mukobwa indi myenda ye yari yayifuze, ariko undebere ibyatangiye kubaho aka kanya n'agahomamunwa. Ndetse ako kanya yatangiye kujya gutegura andi mafunguro, kuko nyirabuja yaramaze kumubwira ati amafunguro ameze gutyo ntuzongere na rimwe kuyantegurira, kuko rwose ubwo ni uburozi uba uri kuntegurira. Ntabwo rwose mbikeneye, ntabwo mbishaka, hitagenda vuba vuba utegure andi mafunguro. Uyu mukobwa yaraje abikora ku bw'itegeko. Nyirabuja rwose yaramaze kumushyiriraho. Nta kundi rwose wabigenza. Uri mu rw'abandi ugomba kwitwara neza, ukitwararika, niko bigenda. Yaje ahangaha arapfundura kugira ngo aze guteka. Mbega umudamu uri hariya ni ukuri pe, avuga nabi, agira umutima mubi, mbese ibintu bye byose abikorana umujinya. Tekereza rwose gufata umukozi wawe ukamugira gutya. Ndetse sasa uyu mudamu agarutse ahangaha muri salo, yasanze bya biryo bikiri ahangaha, kandi yasize ahangaha ari kubirya, yabisize hano ku meza. None yaragarutse hano asanga biracyahari. Ndetse ako kanya uyu mudamu yatangiye kubabara. Ati ntabwo byumvikana, umwanya ushize sisi ibiryo ahangaha, nkajya ngo kiriya kigoryi cyabikuye ahangaha ku meza, none biracyahari. Iki kigoryi kiri gukora ibiki? Kandi yibagije yuko umukozi we yaramubwiye ngo ajye gutegura ibindi biryo. Umukozi uri ahangaha ari kubikora adatuje, ari gukora ibyo arimo byose, nta gutuza afite. Ndetse ako kanya nyirabuja yatangiye kumuhamagara. Ati banguka nkubwire rwose, hita wihuta uza hano nkwereke ibi bintu kubera iki utigeze ubikura ahangaha. Umukozi uri ahangaha yatangiye gushya ubwoba. Ati noneho mabuja araza kumpitana, aranyica rwose, biraza kugenda gute? Ako kanya yagiye ari kwihuta kugira ngo rwose yumve ibintu nyirabuja yaramaze kumuhamagarira. Nyirabuja rwose araje asanze ibiryo yasize ahangaha ku meza biracyahari. Ese biraza kugenda gute? Yagiye afite ubwoba, agenda ari gusenga mu mutima. Ati mana yanjye rwose umfashe, mabuja rwose ataza kunyica, kuko rwose nzi ko uriya mugore agira ubugome bukamishe cyane, agira ubugome burenze urugero. Ndetse bidatinze yaje ahangaha. Ati mabuja nabitabye, mwanshakiraga iki? Nari ndi gutegura andi mafunguro kuko iya mbere yakunaniye. Ndetse uyu mudamu ati ibi biryo bimaze umwanya ungana iki ahangaha? Nasize nkubwiye ngo iki? Kubera ikindi gusanga ibiryo ahangaha? Ibi biryo ko nakubwiye ko ntabikeneye, kutabikuye ahangaha ngo basi ujya no kubirya bigira inzira. None birahangaha ku meza
kutigeze utegura aya meza neza nk'uko bisanzwe ubu ugasiga ibiryo ahangaha ariko ufite ubwenge cyangwa ntabwo utekereza? Ibi bintu wabikoze utari kubireba, banza unsubize. Ndetse uyu mukozi ati mabuja uze kunyihanganira rwose, nabanje gutegura amafunguro cyane ko urabizi mu kanya urarya birakunanira, rero nagombaga kujya gutegura amafunguro kugira ngo nanone utaza kurara utariye, kandi urabizi ni ukuri pe, urabizi pe ntabwo mu kanya wigeze ugira amahirwe yo kuba warya kuko birabiryo byakunaniye. Ikindi kandi wambwiye ngo ntegure andi mafunguro, nagiye kubitunganya kugira ngo rwose igihe biraba biri ku mashyiga, igihe biraba biri kuri gaze, nze ntegure ameza nta kibazo rwose kibirimo, ariko nateguye rwose ibyo kurya. Ndetse uyu mudamu ati kuva ryari se ujya guteka ameza asa gutya? Ubu tugize umushyitsi akadusura agasanga ameza asa gutya byagenda gute? Banza unsubize rwose. Ndetse uyu mukobwa kubera guhahara, kubera ukuntu uyu mudamu yamuhahaje, ni nayo mpamvu yakoze biriya bintu atabanje gutekereza byinshi. Ndetse uyu mudamu ati nyamara ubanza akazi kamaze kukunanira pe, kamaze kukunanira ugahangara ugakora ibintu nka biriya, amasahane arahangaha. Urabizi rwose nkunze kugendererwa n'abashyitsi bagiye batandukanye, baje bagasanga amasahane ari hano ku meza, ameza ntabwo atunganyije. Urumva koko utaba unsebeje? Banza umbwire, tekereza kabiri rwose ibintu wakoze ntabwo ari byiza. Ubundi rwose ibintu byose wari wagiye gutegura wagakwiye kuba wabivuyemo ukaza rwose ugategura aya meza, kuko rwose nicyo kintu cyihutirwa. Ariko ubwenge bwawe bumeze gute? Utekereza gute? Ndetse uyu mukobwa ati mabuja mbabarira rwose ku byabaye, ndakwinginze rwose pe, nanjye ubwanjye byabaye, nanjye sinzi ukuntu byagenze, kandi urabizi mu minsi yose nkunze kujya guteka, nabanje gutegura ameza, ariko nanone uraje mu kanya umbwira nabi ikindi, kandi nabonaga yuko ukeneye kurya, niyo mpamvu nabanje kujya guteka kugira ngo nze gutegura aya meza nk'ibisanzwe rwose mabuja, nta mutima mubi nabikoranye, mbabarira rwose. Ndetse uyu mudamu ibyo ntabwo abikozwa wapi rwose, akomeza gutuka uyu mukozi we ati gira vuba vuba noneho utegure aya meza vuba, nta bindi bintu rwose wari wajya kwinjiramo. Kumva neza, nta n'isoni ikigoryi gusa, uraza ugasiga ibiryo ahangaha, uzi n'abashyitsi bakunze kungenderera. Ni ukuri pe, sinzi ahantu ubwenge bwawe niba warabutije, niba warabutaye, sinzi rwose pe muri iyi minsi. Ariko kubera iki muri kunderanja? Abakozi banjye mwese mwagize ikihe kibazo? Wagira ngo barabaroze? Ni ukuri pe mukeneye gusengerwa, kuko sinzi ukuntu muri kwitwara muri iyi minsi, mwarakabije cyane. Uyu mukozi yaraje atangira gutegura aya meza, uyu nyirabuja amuhagarikiye abikora neza nk'ibisanzwe nta kibazo. Ndetse ako kanya ntabwo byarangiriye aho ngaho, yarabijyanye. Noneho uyu mudamu ati ubijyanye hehe? Ko ndi kubona uri guterura, ubijyanye hehe? Hagarara aho hagati, aho hagati rwose niho nshaka kugira ngo uhagarare maze ubyikorere, nibyo nshaka kugira ngo rwose wikorere ku mutwe, nicyo gihano nguhaye. Uyu mukozi yatangiye kubyitegereza ati noneho se ibi bihano mabuja yatangiye kuzana bimeze gute? Mabuja nese nikorere ahangaha maze mpagarare, ibyo bishatse kuvuga iki? Ndetse uyu mudamu ati ariko ubanza nta matwi ugira, ntabwo uri kunyumva, wapfuye amatwi, ikorere niko nkubwiye, hita ushyira ku mutwe, nshaka kugira ngo wikorere uhagarare aho ngaho, kuko nicyo gihano nguhaye. Nta n'isoni wowe kigori kigusa, uraza ukazana ibiryo ku meza maze warangiza ukabisiga aho ngaho kuri table, maze ugahita ugenda ukabisiga aho ngaho n'abashyitsi. Uzi ukuntu bakunze kuza kunsura ahangaha, reka nkubwire ntabwo ibyo ngibyo nabyihanganira. Ndetse uyu mukobwa yagize ngo ari kurota, ariko wapi, ntabyo kurota. Uyu mudamu yarafite gahunda, ati bikore niko nkubwiye, nta bintu byinshi. Uyu mukobwa kubwo kumvira nyirabusha, kubw'itegeko yese yikorera ku mutwe, nta kundi kuntu byari kugenda, ni igihano yaramuhaye. Ese ubundi ibyo yarari guteka ubwo ntabwo biri bize gushirira nabwo akaza kubizira, kandi bitewe n'uyu mudamu. Ni ukuri pe mwabakoresha mwe, ahantu mugomba kuhakura isomo rikomeye cyane. Mwe kujya murakoresha gutya, gufata umukozi ukamugira nk'igipupe, ukamugira nk'igikoresho cyawe, ntabwo ari byiza habe na gato. Ndetse uyu mudamu ati urahava ariko nkubwiye, ninza kuguhamagara ngo uhave, mbese ureke kwikorera ibyo bintu, ubwo icyo gihe nibwo urahita urambika ibyo bintu hasi, ugende uhite ubijyana mu cyumba
guma aho ngaho ubyikoreye kandi njyewe ndigendeye. Uyu mukozi yasigaye aha ngaha nta kundi kuntu yari kubigenza. Mbega umumabuja we, rebera rwose umudamu uri aha ngaha nta mutima agira. Ni ukuri pe, tekereza ari we bari kubikorera, yakumva ameze ati reka nkubwire ngomba kuguhana. Ni ukuri pe, kugira ngo bizakubere isomo n'ubutaha utazongera gutekereza ibintu nk'ibyo ngibyo. Wakanyamafuti we, nta n'isoni wowe. Umukozi uri aha ngaha yagize ngo hari ni mu nzozi, yagize ngo hari araryamye, ariko uyu mudamu yari afite gahunda. Yarashaka kugira ngo rwose yumvishe uyu mukozi we uburemere bw'ikosa yari amaze gukora. Ariko se nanone guhana umuntu kuriya ibyo bishatse kuvuga iki? Nabo rwose nta kigenda. Ni ukuri pe, uyu mudamu ati ndigende usigare aho ngaho, nta kundi kuntu byagenda. Umudamu yahise agenda ndetse uyu mukozi we asigara aha ngaha yikoreye rwose pe, yikoreye ibiryo. Tekereza nawe, tekereza, asigara aha ngaha nta n'ukundi kuntu yabigenza, ntabwo yahava, ntabwo byashoboka. Kandi ni itegeko rwose, arabuke rwose atirimuye n'ikirenge biraza kuba bibi kurushaho. Yasigaye aha ngaha gutya, wa mudamu nawe ahita agenda. Ndetse akimara gusohoka yise ajya hanze, asiga wa mukozi yikoreye isahane y'ibiryo hariya mu nzu, hara muri saro. Aza hano hanze aje guhamagara Zamu. Ese Zamu aje kumubaza iki? Ati Zamu, vayo hano nkubaze, banguka ujye urakora ibintu byawe, we kujya urakorana ibintu byawe ubute, ugomba mbese gukorana umurava mu byo ukora byose. Gira vuba vuba se. Ndetse Zamu bidatinze yaje ari kwihuta. Ati mabuja nakwitabye, unshakira iki se? Nari ndi hariya nyine ndi gucunga umutekano nk'ibisanzwe, nizere rwose ko ntigeze ngutindira. None se mabuja kumpamagaye cyane, wagira ngo hari ikibazo? Ni iki kibazo cyaba cyabaye? Ese ubundi mabuja ko Magisi ntaheruka kumubona byagenze gute? Aba hehe? Uyu mudamu yumvishe icyo kibazo ahita yigendera, kuko rwose mu byari biri kumugenza nabyo byari birimo. Ntabwo yari ashaka guterana amagambo n'uyu muzamu. Uyu mudamu yise yinjira mu nzu, ariko agenda atishimye ndetse agenda ababaye cyane. Uyu muzamu ari kubyitegereza, ariko niko rwose mabuja we afite ikibazo gikomeye cyane, kuko nta kuvuga wapi rwose, ntabwo ashabutse. Ndetse barakoreka uyu Zamu nawe yasigaye ari kubaza byinshi. Ati mabuja ni icyo kibazo yaba yagize ko ndi kumubaza, kabona ntabwo ashaka kunsubiza, byagenze gute? Ese ubundi umushoferi we wamutwaraga Magisi amaze iminsi 4 yose ataguruka aha ngaha, byagenze gute? Ni icyo kibazo cyaba cyarabayemo? Bidatinze ikibazo uyu muzamu yari ari kwibaza kise kibonerwa igisubizo. Ndetse ako kanya barakwereka Magisi ni umusore ukunze gutwara nyirabuja. Ise aza aha ngaha, ibyo bapfuye murabizi, ibyabaye mu gice cya mbere biteye ubwoba. Ndetse yaje aha ngaha gutya, barakwereka yakundaga kuza aha ngaha mu modoka, ariko byabaye ngombwa yuko aza n'ibirenge. Wapi rwose ibintu byakomeje kwanga uyu mumabuja, ukuntu rwose atangiye gufata abakozi be. Ni ukuri rwose ni ibintu bitari byiza habe na gato. Arabatuka, akabandagaza, akabakubita, ahubwo naho bibaye ngombwa. Yewe uriya mumabuja rwose ibintu akora nta cyiza kibirimo habe na gato. Ndetse uyu Magisi yarageze aha ngaha, uyu Zamu atangira kubaza ati none wabaga hehe ko iminsi 4 ishize yose udatwara mabuja? Byagenze gute? Uri waragiye hehe? Nagira ngo rwose nkubaze kandi unansubize. Ikindi kandi ndi kubona utishimye, ntabwo umeze neza. Ni ukuri pe, mu bigaragara ufite ikibazo. Ni iki waba warapfuye na mabuja ko ndi kubona yuko byanga bikunze rwose kirahari? Banza umbwire. Ndetse ako kanya uyu musore hise yigendera. Ati wikomeza kumbaza ibibazo byinshi ntabonera igisubizo, hise agenda. Ndetse Zamu nawe asigara aha ngaha ari kwitegereza ibintu byose biri kubera muri uru rugo, bikamucanga. Yabonaga yuko nyirabuja yahindutse, akabona yuko rwose n'uyu Magisi yahindutse. Uyu Zamu yabuze ukuntu abigenza, ndetse rwose yarabyitegereje abona rwose ikintu yakongeraho. Umukobwa murabizi rwose ukuntu umukozi wabo uteka aha ngaha, muzi rwose ibyamubayeho. Ahagaze muri saro n'isahane y'ibiryo ku mutwe, ni kuri rwose ameze. Ndebere rwose ibintu byari biri kubera muri uru rugo ni ibintu bidasanzwe. Twavuga ko rwose ni ibintu ntabwo byoroshye pe, reka tuvuge gutyo. Bidatinze barakwereka uyu musore yinjiye aha ngaha, ariko ageze hano muri saro yatunguwe n'ikintu gitangaje yahasanze.
yasanze uyu mukozi wabo ubatekera ibiryo yikoreye isahane y'ibiryo ahangaha muri salo. Mana yanjye, yinjiye ahangaha yaratunguwe ati se nk'uyu nguyu yasaze byagenze gute? umukobwa muzima ufite ubwenge yikoreye ibiryo ahagaze ahangaha ahantu hamwe, none se ibisazi byateye muri iyi nzu noneho byaturutse hehe? Ni ikibazo rwose. Uyu musore nawe akigera ahangaha muri iyi nzu yaratunguwe. Byagenze gute? ese ko ndi kubona wikoreye isahane y'ibiryo? Ubanza rwose uri umusazi, ntabwo ari gusa. Ndetse uyu mukozi yatangiye avuga ati sha Magise we ntabyo uzi sha, uri kubyitegereza, nizere ko uri kubibona mabuja pe, ibihano noneho ari gutanga ntabwo bibaho, ni ubwa mbere bino bintu byambaho. Dore yanyikoreje ibiryo ahangaha, yambwiye ngo singomba kuva ahangaha ngo ngomba kuhava, aruko ahamvanye ahubwo sha nahise menya yuko nawe ugeze gushwara na mabuja, kuko rwose iyi minsi ishize yose ine utagera ahangaha ntabwo ari gusa. Mabuja yarahindutse, sinzi rwose ibintu biri kumukoresha muri iyi minsi. Ndetse uyu musore ati none se ko ndi kubona wikoreye iparato y'ibiryo, kabona wagirira umusazi ni ukuri pe. Byaramusekeje. Ntese icyo nicyo gihano yaguhaye? Ntese ko ndiko na mabuja ameze nk'umuntu wahindutse, niki kiri kujya mbere koko? Banza umukisi ukuri, uyu mukobwa we yari yumiwe ngo bahabwe ibihano. Tekereza baguhaye igihano nk'iki ngiki ngo ikorera ibiryo, ubwo ngubwo urava muri salo cyangwa se ahantu uhagaze ari uko baje kwagukura. Ndetse uyu mukobwa ati sha mabuja ntabwo umuzi, yarahindutse asigaye afite ubugome, ni ugutusha gatoya ahubwo akanaguceka akagutimbagura. Uyu musore Magisi nyamara sinzi rwose ukuntu biragenda, ndikubona rwose mabuja yahindutse, sinzi rwose. Ndetse uyu mukobwa akomeza amusobanura byose ati sha uzi ikintu nazize? Tekereza guteka ibiryo nk'ibisanzwe, uzi ngo ushiriye umukoresha wawe ariko wamugeze impande akakumenaho amazi, akakubwira ngo ujya gutegura ibindi, yasanga utari wanabisoza akakwikoreza ibiryo. Kandi igitagahinda ni ukuntu nasanga bitari byashya araza akavuga ati wari uhagaze aho ngaho uri gukora iki kutagiye guteka? Kandi nanone mvuye ahangaha ngo ngiye kubiteka byaba ikindi kibazo. Ni ukuri pe mabuja ni kaburabuza, sinzi rwose ikintu navuga kuri mabuja. Ni ukuri pe ntago ibintu ari gukora ari ibintu byiza. Ndetse uyu Magisi ati nyamara ibintu biri kubera ahangaha sinzi ibyo ari byo, reka njye nigendere nyine nta kundi kuntu nabigenza. Nyine ubwo umwige umenye n'ukuntu ugomba kumwitwaraho. Gusa pe nge ndikubona pe ibintu biri kubera muri iyi nzu biteye ubwoba ndetse biteye agahinda. Kubona rwose mabuja nge nari nzi akora ibi bintu si ni ukuri pe birakabije cyane. Sinzi rwose pe ikijya mbere barakureka rwose. Abangaba barahangaha bose ntabwo bari bazi ikintu kiri gutuma nyirabuja wabo ari kubahanisha ibihano bikakaye nk'ibi ngibi. Ese uriya mudamu byaba byatewe n'iki? Icyabiteye ni ukuntu ese uyu musore yaba yaramuhombeje amafaranga menshi cyane mu gice cya mbere, ko twabibonye ko uyu musore yamuhombeje amafaranga menshi cyane. Ese nicyo kibazo katuze kureba. Ndetse uyu mukobwa ati nta kundi kuntu byagenda, nyine reka ngume ahangaha nyine nikoreye ibi biryo, nta kundi kuntu byagenda. Gusa nyine nawe mabuja yahindutse pe, ni ukuri pe njye nkibona yuko umaze iminsi ine utagera ahangaha, yise mbona yuko harimo ikibazo. Kandi pe ntuze kumbeshya, ntabwo wamara iminsi ine utagera muri rugo ngo ni shyashya ngo umeranye na nyokobuja neza. Uhapi rwose mabuja asigaye afite ubugome. Gusa ngereka nigubira ahangaha nyine nta kundi naza kumbaza ibiryo, ndamubwiye ko nari ndi kurangiza igihano yampaye, nta kundi kuntu nabigenza. None se nabigenza gute? Uyu musore nawe yabuze ikintu yakongeraho, yabuze ukuntu abigenza. Abakozi bahuye n'ikibazo muri iyi nzu. Uyu mudamu niba yarozwe, niba ari uburozi bamuhaye, nta mukozi n'umwe ubizi. Yahindutse rwose. Kandi igitagahinda ni ukuntu bose ari kubahindukana, nta by'imikino wapi ntabwo waza uri kumutetaho. Kurikire rwose. Ibyo birangiye barakureka Magisi ari mu cyumba cye, byari byarangiriye hariya. Ari ahangaha ni ibintu bisanzwe, ari kugenda ahangaha nyirabuja hise amusanga ahangaha mu cyumba yambaye agasume ndetse n'agasengeri, yarakenyeye rwose. Nyirabuja ahita atunguka ahangaha. Ndetse uyu musore Magisi yaratunguwe rwose no kubona nyirabuja yinjiye mu cyumba cye atamubwiye,
kandi mu bisanzwe ntabwo akunze kuza mu cyumba cye, ndetse atangira abaza nyirabuja ati mabuja kubiki usanze mu cyumba nambaye gutya, nambaye ubusa, ndakenyeye, ntabwo bisanzwe, ntabwo byagakwiye kuza mu cyumba cyanjye, uzi yuko pe ndi umusore ndibana ahangaha mu cyumba cyanjye, erega ushobora no gusanga nambaye ubusa, kubera iki uza udakomanze, basi se wari kunkomangira nkaza nkagufungurira. Ni ukuri pe. Ndetse uyu mudamu ubunye agasuzuguro kenshi cyane akomeza kwitegereza uyu musore ati se none ushatse kumbwira yuko ufite ibintu by'ibanga wishe mu nzu yanjye? Ntabwo byumvikana. Ni ukuri pe, icyo kibazo ubaje ni icy'abana, urakabije cyane. Ngomba kwisanzura ahangaha, nkaza ahangaha uko nshaka, kuko ni mu nzu yanjye. Icya kabiri, uri umukozi wanjye. Icya gatatu, ndakugenzura. Kuba iki uri kumbuza kunjira ahantu kandi ngomba kwisanzura mu nzu yanjye? Ndetse uyu musore akomeza amubwira ati erega wagakwiye kunyumva pe, ni ukuri pe, usanze nambaye ubusa. Ndetse uyu mudamu ati iby'ibanga se ufite byadanje ni ibiki, ku buryo nasanga mbese wambaye ubusa nkagira ikibazo cyangwa ukaba wagira ikibazo? Ibyo nta birenze pe, hari impamvu yo kuza kubimbaza, kuko kwinjira ahangaha ni inzu yanjye, ntuze kubigiraho ikibazo. Ariko ibi ngibi ntabwo uyu musore ariko abyumva, kwapi rwose. Kurikire barakureka yatangiye kubitekerezaho ati mabuja ko ndiko na muri iyi minsi yahindutse. Ndetse uyu mudamu yatangiye gusakuza ati ushatse nyine kunca mu nzu yanjye, soke se basi uyibemo, banza umbwire nyine. Ahubwo se banza umbwire iminsi 4 yose ishize wabaga hehe? Nta gutaha ahangaha iminsi 4 yose, banza umbwire wabaga hehe? Iminsi 4 utaza ku kazi, ibyabaye urabizi, twe twarakanyije kiriya gihe rwose uriya munsi ubonaga yuko rwose ntameze neza. Ndetse uyu musore yatangiye abwira nyirabuja ati impamvu nyine uri ko iyo minsi 4 yashize ntaraza ahangaha, urabizi rwose ukuntu byagenze cya gihe nagiye n'amaguru kugira ngo ngere ahangaha. Ndetse uyu mudamu ati reka ubwire icyo gisubizo utanze ntabwo ari cyo, amaguru nta mafaranga se ufite? Ndabizi rwose ufite amafaranga wari gutega ukaza ahangaha, niba rwose imodoka nemaze kuyijyana ntubone rwose ukuntu ugenda, wagombaga rwose kuza ukoresheje n'itike yawe. Ndetse uyu musore ati amafaranga rero ntabwo nari nyafite, nayasize mu modoka. Amafaranga nayasize mu modoka, nta kundi kuntu nari kubigenza, nagombaga kugenda n'igitsi, kandi unyihanganire. Ni ukuri pe, unyihanganire ku byabaye, warashe umbwirana n'umujinya mwinshi cyane, amafaranga nayo asigara mu modoka, nta kundi kuntu nari kubigenza. Ndetse uyu mudamu ati se na telefone yavuyeho, ntabwo uri kumpamagara se basi uti nyoherereza itike maze ntahe? Ibyo ngibyo byagenze gute? Banza unsubize. Ndetse uyu musore ati na telefone nibwo rwose nayisize mu modoka, urabizi ukuntu wampurutuyemo ngo ni ntumuke ngende. Ni ukuri pe, nuko byagenze. Uyu mudamu ati niba ari uko byagenze nyine nta kundi, ariko nanone wakoze amakosa. Ariko uyu mudamu ntabwo yemera amakosa, nubwo wakoze amakosa, ariko urebe ukuntu atangiye gushyira amakosa kuri uyu musore. Ati niba ari uko byagenze ubwo nyine nta kibazo, sibyo? Ariko akazi kawe ukitaho, ukomeze rwose kwita ku kazi kawe, nta kindi kintu ushinzwe. Ibintu byo kugenda nkabona wisha akazi kawe, mbese uri gukora ibintu bidafututse bitameze neza, biriya bintu rwose ntabwo ari byiza, uyiteho. Ikindi kandi urabizi yuko nta mutima mwiza nkugirira, ukomeze ukore ibintu byawe neza, kuko rwose niba birabyarabaye ni umujinya nyine. Ntabwo nambizi yuko telefone yasigaye mu modoka, ndetse n'amafaranga ntabwo nari nzi yuko yasigaye mu modoka. Ukomeze wiyiteho, ukomeze ukunde akazi kawe, ugakore neza, ubwo nyine nta kundi. Debere umudamu uri hano utemera amakosa, ariko kuri inshuro noneho yatangiye kwisegura kuri uyu musore ati ntabwo narinzi niba ari uko byagenze, gusa nyine sorry, nta kundi, sigara aho ngaho, reka nigendere, katuze kureba iby'uyu mudamu. Hise agenda, ariko agenda ari kwimyoza. Mu bigaragara ntabwo yari yishimiye ibisubizo uyu musore amubwiye. Buri gihe uyu mudamu aba yumva yahora mu kuri, yumva atahora mu ikosa, wapi rwose. Ibintu bye rwose yumva waza ukamubwira uti thank you, wakoze neza cyane, kabone nubwo byaba ari amafuti, ariko ukamushimira ku makosa yakoze, ibyo arabikunda cyane. Ese uyu mudamu ibyo bizagenda gute? Bidatinze barakwereka uyu mudamu yagiye mu cyumba cye, atangira gushaka amafaranga yabaga muri iki cyumba cye,
kandi mu gice cya mbere twigeze kubona uriya mukozi w'umukobwa yaraje ahangaha we n'urazamu bajya inama yo kwiba amafaranga yaje kuyashaka ahangaha. Ese biraza kugenda gute? Ikintu giteye agahinda ni ukuntu uyu Magisi, uyu musore ariwe ujya mu cyumba cya nyirabuja wenyine, kuko kugira ngo binjiremo baragiye biba imfunguzo kugira ngo baze bafungure. Ese ayo mafaranga ntabwo ari buze kwa fegita Magisi bakaza kuyamushyiraho yuko ariwe wayibye? Katuze kwirebera, biraze kuba ibyuya ntibize kuba amaraso. Ndetse uyu mudamu yakomeje gushakisha amafaranga ye ahangaha nk'ibisanzwe, cyane ko uyu mudamu afite amafaranga menshi cyane, araza akabika ahangaha kuri banke aba hari, mbese nta kibazo cye. Ariko yatunguwe no kubura amafaranga ye. Yari yashakishije arayabura, atangira kwibaza ati amafaranga yanjye yagiye he? Byagenze gute ko amafaranga yanjye ntari kuyabona? K'amafaranga yanjye ntari kuyabona byagenze gute? Ako kanya yise ahamagara Magisi ngo abanguke rwose amubaze ku bijyanye n'amafaranga ye yabuze. Magisi yaje ari kwihuta aza kugira ngo yumve ikintu nyirabuja yaramaze kumuhamagarira. Ndetse nyirabuja ati Magisi, ndashaka kugira ngo umbwire akantu kamwe gusa, amafaranga yanjye ari hehe? Banza umbwire. Ndetse Magisi atari yasubiza rwose, uyu mudamu amubaza bwa kabiri ati ikintu nkeneye ni amafaranga yanjye. Ariko Magisi ati no, amafaranga? Uyu mudamu ati se none ndikubwira igipfamatwi, shaka amafaranga yanjye. Amafaranga yanjye urabizi yabaga muri iki cyumba, none ko amafaranga yanjye ntari kuyabona yagiye he? Byagenze gute? Ninde we yajyanye? Kuzi neza yuko ari njye nawe tujya muri iki cyumba twenyine. Amafaranga yanjye yatwawe nande? Banza umbwire, urabizi ndakwizera. Yari amafaranga menshi cyane, ariko pe ndaje ndayabura. Ni ubwawe rwose nohereza mu cyumba cyanjye ngo jya kunzanira ibintu bigiye bitandukanye, none ngezemo amafaranga yanjye ndayabuze. Amafaranga yanjye ari hehe ko nyakeneye? Ndetse barakureka uyu musore akomeza kwitekerezaho ati mabuja, nta mafaranga pe, nta mafaranga yawe mfite, kandi kukubwiza ukuri, ibintu kukubwira ni ukuri pe, unyumve, nta mafaranga yawe nigeze nkoraho. Erega urabizi maze iminsi ine ntabahangaha. Uyu mudamu ati ntabwo ibyo ngibyo waza uri kubimbwira, amafaranga yanjye ngomba kuyabona uko byagenda kose. Ntabwo waza uri kunyisobanuraho gutyo ngo amafaranga yanjye uzavuge n'ibindi. Wowe amafaranga yanjye ngomba kuyabona, kubi na bwiza agomba kuboneka, kuko njye nawe nitwe twenyine tuba ahangaha. None amafaranga yanjye yaba yagiye hehe? Ndetse Magisi ati nyamara mabuja, ushatse wanyumva, nta mafaranga yawe rwose nigeze nkoraho. Nta mafaranga yawe rwose, ni ukuri pe, urabizi n'itike narayibuze kugira ngo nze byantwaye iminsi ine yose. Ayo mafaranga koko nari nyafite, koko sinyakuremo n'itike. Bidatinze barakureka wa mukobwa nawe ndetse na zamu bari babahamagaje kugira ngo baze babaze ku kibazo kijyanye n'amafaranga. Uyu mudamu yari yarakaye, n'abangaba baje ahangaha baza basanga uyu mudamu ari kubaza Magisi amafaranga. Ati Magisi, amafaranga yanjye ndayakeneye, ndetse namwereka mbabaze amafaranga yanjye yagiye hehe ko muri kuza ahangaha gutya? Nkeneye amafaranga yanjye. Batangiye kurebana, kandi aba bombi nibo bayibye, nibo bayajyanye. Amafaranga barakureka zamu urahangaha yatangiye kuvuga ati se amafaranga bigenda gute? Ese amafaranga uyu mabuja ari kutubaza twayakuye hehe? Ari kuza kuvuga ngo amafaranga, hari amafaranga azi twigeze dukoraho? Tebere batangiye rwose kujyobya imirari, batangiye kwigiza nkana, ariko rwose bazi ukuri. Ndetse uyu zamu ati mabuja, ntabwo ndi gusobanukirwa, ayo mafaranga uri kutubwira hari amafaranga wigeze utubitsa? Rwose pe tubahangaha urabizi nebera kuri geti. Ikindi kandi wagakwiye kubaza uyu musore, wagakwiye kubaza Magisi, kuko rwose niwe muri kumwe umunsi ku munsi, wagakwiye kubaza ibijyanye n'amafaranga, kuko ngewe nibera ku gipangu. Ndetse n'uyu mukobwa yatangiye kubishimangira ati nyamara koko wayakaba yabajije Magisi, kuko niwe uzi ahantu amafaranga yaba ari, kuko twebwe uzi ahantu tuba turi, ntabwo tuzi kugera ahangaha, kuko ubwo ni naho ubika amafaranga. Ntabwo rero tugera muri iki cyumba. Yabaze uwo musore ukunze kuza mu cyumba cyawe, kuko akenshi ukunze kumutumamo ibyangombwa bigiye bitandukanye. Twebwe turarengana, kandi amafaranga nibo bayibye, cyane ko banakundanira muri aka kazi kugira ngo umunsi umwe bazaba batashye bazagende bahindure ubuzima, mbese nabo bagire ubuzima bwiza.
uyu mukobwa ati no mabuja ni ukuri pe nta mafaranga yawe twigeze dukoraho, ntawe twigeze tubona, uku tubona ni uku duhagaze, wapi rwose nta mafaranga wadusangana, ahubwo yabaze uwo mushoferi wawe ugutwara, ahubwo wasanga iyo minsi 4 ishize yari yaragiye kuyatsimba pe. ni ukuri twebwe turi kurengana rwose pe. kandi umva amagambo turi kukubwira ni ukuri turi abanyakuri, kandi ntabwo kuva kera twahoze tuvugisha ukuri. uyu munsi rero ntabwo aribwo twavugisha ikinyoma. ibintu byose turi kukubwira ni ukuri pe, byiteho ibintu byose turi kukubwira. ndetse uyu musore ibyo byose ntabwo ari kubyumva, ati nyamara mabuja ushatse rwose wanyumva nta mafaranga wapi rwose. ndetse uyu mudamu ati Magisi ugomba kumuha amafaranga yanjye cyangwa ntabwo ugomba kuyampa, ndayakeneye, icyo nkeneye ni amafaranga yanjye. wikomeza kuza kumbwira ibintu byinshi, ukumva neza, nuwanga kuma amafaranga yanjye ndagukata amezi 3 udahembwa. niko bimeze, uramara amezi 3 udahembwa. ndetse Magisi ati no nyamara ntabwo wagakwiye kumpana gutyo, ni ukuri pe amezi 3 ni menshi cyane ntahembwa. ubwo se kuko mabuja miti unayikura hehe? ese amafaranga nkeneye yarose rive nayakura hehe? basi wambabariye, ni ukuri pe ndakwinginze. ndetse uyu mudamu ati namara amaje nuko bigomba kugenda, amezi 3 agomba gushira nta mushahara ubona, kuko amafaranga yanjye ntabwo nayaheba. mu buzima bwanjye sinjya mpeba, ibyo ushake ubizirikane. kandi abayajyanye barahangaha bazi ikintu bakoze ko ari kibi, ndetse bari kubona yuko Magisi ari kurengana. uyu mudamu yari yamaramaje ati wowe Magisi ugomba gukatwa amezi 3, kuko urabizi nta wundi muntu winjira mu cyumba kiretse njyewe nawe. none ninde muntu wantwariye amafaranga utari wowe? banza umbwire, subiza rwose pe, nta bwisobanuro ufite, ubwo ngomba kugukata byarangiye. mana yanjye. Magisi ati mabuja urankase koko? erega njye ndi kurengana, njye rwose maze iminsi ntabahangaha. ni ukuri pe wagakwiye kujya baza ahubwo abangaba bahora ahangaha. ni ukuri pe mabuja mbabarira. ndetse uyu mudamu ati ijambo navuze ntabwo rwose njya nifuguruza, nuko bigomba kugenda, mbabarira rwose ndigendeye. uyu mudamu yise agenda gutya, asiga abwiye Magisi ati ngomba kugukata amezi 3 yose udahembwa. kandi abayajyanye bazi ibyo bakoze. ndetse Magisi yakomeje gusaba nyirabuja imbabazi, ati mabuja rwose ushatse wareka kunkata amafaranga, kuko rwose njyewe nta mafaranga yawe nigeze ntwara. ariko uriya mudamu ati wapi, amafaranga yanjye nta wundi muntu wayajyanye utari wowe. ni nuko byagenze. barakureka uyu musore yarari hano mu cyumba yigunje rwose, ntabwo ameze neza, arakonje mu bigaragara, ari kubitekerezaho rwose ibintu bimaze kumubaho bikamucanga. ndetse wa mukobwa wibye amafaranga we na zamu yahise amuzanira ibiryo hano mu cyumba kugira ngo anamuganize ndetse anamufashe gutekereza ibintu bigiye bitandukanye. umusore uri hano ni nuko bimeze. uyu mukobwa yazanye ibiryo, ati Magisi mbabarira rwose, basi ube wabyuka ureke gutekereza ibintu byinshi, urye kuri ibi biryo rwose nkuzaniye, ndakwinginze. kandi ibyo bakoze barabizi, ukurikira akantu ku kandi. ndetse uyu mukobwa yaraje ati ni ukuri pe iri funguro naguteguriye nizere yuko rwose riraza kukunyura, umbabarire ibintu byose uri gutekereza uze kubyibagirwa. ni nko kumuhumuriza mu kibazo azi neza yateje. tekereza rwose. umukobwa yamuzaniye ahangaha ku buriri. Magisi rwose nta muti, mbese mu bigaragara murari yaragiye, nta kwishima bimugaragaraho, wapi rwose, nta bintu byinshi agitekereza. ndetse barakureka yakomeje kwitegereza uyu mukobwa, akomeza kumwitegereza, ariko nta kundi, iyo byabaye biba byabaye. uyu mukobwa yakomeje kubaza byinshi, ati Magisi none kutari kurya amaherezo azaba yahe? none kubera iki ndi kukuzanira ibiryo? reba mu gitondo nakuzaniye ibiryo uwanga kurya, niyo masanda kuzaniye wanze kurya. urakomeza gutekereza ibyo bintu byinshi by'amafaranga. amafaranga yarabuze, yaragiye, wagakwiye rwose kwitekerezaho nukomeze gutekereza amafaranga kuko byararangiye. ndetse uyu musore ati ukomeza kumbaza ibintu byinshi, kumva neza nifitiye ibibazo nahuye nabyo urabizi. ndetse uyu mukobwa nawe yakomeje kureba hirya, ari gutekereza ukuntu yagiye akiba amafaranga bakayagereka kuri uyu musore w'inzirakarengane.
ndetse nta n'ikintu cyo gukora. Uyu mukobwa ikintu gitangaje ni ukuntu rwose ataruka, nta nkoko iruka niko bavuga. Ntabwo rwose yarekura amafaranga basi ngo abe yayagarura ngo mwakire amafaranga muhereze nako wenda mube mwayakura kuri Magisi, mbese mukureho icyasha yuko yibye. Nta kindi kintu rwose yabikoraho ketse kuza ari guteta kuri Magisi ati Magisi ibyo byibagirwe pe, ariko pe ugomba kubyibagirwa. Ariko ntekereje akandi kantu, uyu mukobwa ni ukubwira Magisi, ndetse Magisi ateze amatwi, ndetse Magisi barakoreka yatangiye kugenda abyihunza gake gake, kuko amagambo y'uyu mukobwa uyu Magisi ntabwo rwose yarashaka kuyumva, ni amagambo rwose adakeneye kumva. Uyu mukobwa yakomeje avuga ati nyamara nge ndi kubona ukuri ahantu kuri, uriya mugore ari kwibisha amafaranga pe. Kubera iki ari kuza kuvuga ngo amafaranga yarabuze umaze iminsi ine, kandi sha ndikura muri iyi minsi wagira ngo sinzi ikibazo cyabaye muri runo rugo. Biriya bintu rwose ndi kubona ari kwiyibisha, ari amafaranga rwose ntabwo yayabuze, ahubwo ari kukwiyenzaho pe uko byagenda kose, kuko nawe ubwawe ndakuzi ntabwo ugira akaboko ko kwiba pe. Ndakwinginze wihangane ahubwo ushake ikintu wakora, kuko rwose uriya mudamu ari kwibisha. Ushake ibimenyetso bifatika byose byerekana yuko ari amafaranga utigeze uyatwara. Ndakwinginze rwose, ni ukuri pe, ibintu kukubwira ubyumve ni ukuri, ndetse nanabitekerejeho. Uriya mudamu ari kwibiririza pe, ari kugira ngo ayakugerekeho, wasanga buriya muri bizinesi ze yahombye, kuko nanjye yambwiye ngo arankata, ari kuza ari kunyikatishwa udufaranga twa hato na hato ngo ibiki n'ibiki, ngo muhaye ibiryo birimo ikirungo cyinshi kandi asanzwe abirya. Ari kuza ari kwiyenza uriya mugore, ahubwo mise mbifumbura pe. Turuzi ko nzi gutekereza kure di, ari kuza kwiyibiririza kugira ngo ayakugerekeho, kuko azi yuko ufata umushahara mwinshi cyane. Amezi 3 nayaroboramo miliyoni azaba akuyemo se si nyinshi cyane, azaba amaze ayo mezi 3 yose ataguhemba, ni menshi cyane. Ni ukuri pe, uriya mugore ikona rwose ari amatiku, ahubwo wowe ntabwo ureba kure, ntabwo ureba rwose ukuntu ibintu bimeze, ntabwo urubwo niko rwose ari umutwe yagutekeye. Wepe rwose nawe ugira itekerezaho, uri umusore utiba, erega urakora, niyo wabura akazi ahangaha wajya no gukora ahandi. Ntabwo uri umuntu wo kwiba, ikindi kandi akazi ufite ntabwo gaciritse nk'akacu kuryo wagerekaho kujya kwiba amafaranga. Ndetse uyu musore ati ibyabaye byarabaye, ndetse nta nukundi kuntu nabigenza. Ikindi kandi kuba ibyo byarabaye ukaba uri no kumbwira ngo nasezera ku kazi, akazi kanjye ndagakunda, nta kundi kuntu nabigenza. Nkaretse nabigenza gute? Nagena nkaba umushomeri, ariko nanone nshobora kuguma ahangaha akankata ayo mezi 3 yose, yashira nkagumana akazi kanjye. None sinaba ndiho neza? Ese hari ikibazo naba mfite? Ibyabaye nyine byarabaye, nta nukundi kuntu nabigenza. Ndetse uyu mukobwa ati nyamara ni inama nakugiraga, ushatse rwose wakumva ibintu kukubwira ko ari ukuri. Ni ukuri pe, uyu mugore ari kugutesha umutwe, ibintu byose ari kukubwira nta kigenda, bitekerezeho kabiri. Uyu mukobwa arikosha uyu musore ati n'akazi rwose wakareka ukigendera, kuko rwose aho kugira ngo ubane n'indyarya nk'iyi ngiyi iri kugutesha umutwe, wayisigira rwose akazi kawe ukigendera. Kandi niko kuri, tebere ugasanga umuntu araje arakoheje ngo reka akazi sha, nukareka uzagenda nyine ubeho gutya na gutya ntacyo bitwaye. Ndetse uyu mukobwa ati nyamara ni inama nziza nakugiraga, ushatse rwose wabitekerezaho ibintu rwose bikagenda neza cyane. Ni ukuri pe, urabizi ibintu byose nkora, ndetse akazi nkora ahangaha muri urugo rwa mabuja, ibintu byose mba nabishyizemo ubwenge. Nako kantu nagatekereje kugira ngo nze nkakugezeho, aho kugira ngo uhombe ayo mezi 3, wakemera ugasezera akazi maze ukagenda ukajya gukora ahandi ayo mezi 3 ukazaba ufite amafaranga. Erega akazi uzakabona n'ahandi, aho kugira ngo uyu mugore agusuzugure ari kukubwira nabi. Erega nge ndikarya rugo ngomba kwihambira ahangaha, ariko se nkawe wakiviriye ahangaha ukigendera. Ariko ibingibi uyu musore ntabwo abikozwa, ati ngomba kuguma ku kazi kanjye nkakomeza nkabyitaho, nta kundi kuntu byagenda, akazi kanjye ndagakunda. Ikindi cya kabiri, ndamutse ngiye cyaba ari gihamya cyuko aya mafaranga nayibye bidasubirwaho, kuko mabuja azi ko nta mafaranga mfite, kandi koko ntayo mfite. None se nseze akazi nkagenda, niyo kabone naho naba ntafite ubuzima bwiza, kabone rwose nawe naba nabuze ayikode, ariko yakumva yuko mbifite. Icyo gihe rwose yavuga ngo namwibye amafaranga ye, ugasanga rwose anjyanye no mu buyobozi agiye kundega. Ngomba kunamba ku kazi kanjye, ayo mezi 3 nashira ntabwo ari menshi, zakomeza rwose nkora akazi nk'ibisanzwe.
ndetse uyu mukobwa ati nyamara ni inama nakugiraga, bitekerezeho kabiri maze wifire ahanga ugende, ubuzima buzagenda neza cyane. Kandi uyu mukobwa niwe wakenyereyeho ayo mafaranga. We na Zamu baragiye bajya inama bati aya mafaranga tuyakoresheje gutya na gutya, umunsi mabuja yazatubwira ati akazi cyangwa natwe ubwacu tukaba twasezera tukazamusigira akazi ke, twazagenda tugakira tukaba ibyamamare, mbese urugo rwacu rukazaba rusobanutse rumeze neza. Uyu mukobwa ari kugira ngo uyu muzamu agende bamugire ko aya mafaranga noneho bidasubirwaho, nyirabuja agire ngo koko yayajyanye kugira ngo none basigare bameze neza. Ndetse aka kanya bari batangiye kubiganiraho bati ahubwo kiriya kigabo nikigenda tuzasigara tumeze neza cyane, ahubwo dusenge cyane kugira ngo agende. Ese uyu Magisi azava muri urugo? Ese abangaba ibintu byose bakoze bakiba amafaranga ya nyirabuja bizabahira? Katuze kureba muri episode ya 3, ntuze gucikwa, ni mukanya. Ciao ciao.